ngutera inkunga ndakubwira ngo gakondo yawe irirukwaho amanywa nijoro, ariko hahirwa abahagarara ku ruzabibu rwawe. Iyi ni iminsi y'abazi uruzabibu rwabo, bazi aho porne itangirira naho igira gute irangirira. Iyi si iminsi y'imikino, hakuna mchezo mama. Ni iminsi yo kumenya ngo uruzabibu rwanjye ntabwo nkiri umwana uvuga ngo niba ruhera he, niba ugomba ubimenye, kuko ibigusaba uruzabibu rwawe biza utabitekereje, biza utazi igihe byaziye, biza amasaha utazi. Hagira uvuga ngo haleluya. Iyi si idushyira kuri pressure kugira ngo twemeze abantu. Uremeza nde? Rwana kuri gakondo yawe, rwana kuri gakondo yawe. Niwemerere Ahabu kugutwara iby'agaciro waruhiye. Niwemere narivuze ngo niwemere. Fata icyemezo, garura gakondo yawe. Turi hafi gutaha, turi hafi kumva impanda ivuze, umwami wacu ari mu marembo agaruka. Niwemere kuzasigara muri iyi si, niwemere ko Ahabu akuguranira umugabane wawe mu izina rya Yesu. Gakondo yawe irirukwaho amanywa nijoro, ariko hahirwa abahagarara ku ruzabibu rwawe. Yego arakora, Yesu arakora, ntahemuka, Yesu arakora, nabikubonyeho, Yesu arakora, yaturwanyeho, Yesu arakora, arakora, Yesu arakora. Sana arakora. Hagira umvugira ngo Yesu arakora. Semeni tena, Yesu arakora. Arakora yo kabyara. Ubu Julienne murebe uhagaze hano ni gihamya 99% n'ibitsi 9,99 ko Yesu akora. Mwagiye semeni haleluya. Narivuze ngo Yesu arakora. Ubu uyu munsi tariki ya mbere y'ukwa 9 nongeye kwibuka ko Yesu akora. Imyaka 17 ishize Yesu yampaye umwana. Yes, kuri iyi tariki y'uyu munsi. Ariko nongeye nibuka ko yavutse ari saa 8:45, ariko bwari ubwa mbere niwe mfura, sinarinzi ibyo ari byo. Ariko ndibuka umudamu bazanye yambaye bazin ya rouge, tuvuga baza kumusohora bamaze gushyira amapamba mu mazuru. Birangiye twari turaho dutegereje, twese turaba mama bategereje batubwira ngo nimukomeze mugire gute, muzenguruke ibise byiyongera. Mbona byakaze, mama bakamutoa wana arasohoka, abantu induru ziravuga hanze, ariko akana baragasohora ari kazima. Undi wari ku gitanda cyo hirya, sinzi abazimu bamufashe, nabonye ibintu bibi bwa mbere. Sabazimu ariko nabazimu bagatsindwa, ibise byaramurenze ari ku gatanda hejuru. Ngwango avaho aragwa, I tell you, biriya bintu nabonye byari bibi. Aragwa, baza biruka, urumva yakoze ibintu bitaraba, haramanuka gatanda. Ubwo abamama babyumvise, sinamenye yabayeho cyangwa ntiyabayeho, gusa byatumye mpita nitonda cyane. Uyu baramusohora, uriya mbona batangiye kumufasha hasi, mbona amaraso mama. Kandi ubwo nari ninjiye jewe nzi ko ibirya abandi bitari bundye, kuko niko woman of God. Hari umumama wavuye Kongo, ndamyibuka, arambwira ngo mama chunga kidogo. Ubwo nari maze kumubwira ngo wacecetse ukizera Imana, byari bitaramfata neza. Nkabona ari maragira gucyana panda kitanda, wakwizeye Imana mama, chunga kidogo.
nikamwambia nichunge nini, ndamusengera ni katika jina la Yesu. Ariko yanga gutuza. Iminota ntiyabaye myinshi, yari nka 40. Abaganga baraza ngo witwande, ni nukuri nta zina mfite. Bibagiwe kunyita izina. Barambaza ngo tubazende nta numwe. Arangije nawe banza niba byari bigabanutse, arambwira ngo umesikia na wewe. Ariko uyu munsi nibutse ko Yesu akora. Hallelujah. Mumfashe nshimira Imana uyu munsi. Ababiri biruhande baragiye nsigara mpagaze. Nije waundi wahoraga imbere yawe, nuzuye amarira, ngarutse kushima. Nije waundi wahoraga imbere yawe, nuzuye amarira, ngarutse ngushima. Wowe wankuye wisoni, Hallelujah. wumvise gusenga kwanjye mu gihe gikwiriye, wampaye icyo nasabye. Yesu arakora, Nukuri arakora, nubwo utarasubizwa nuza kuko umutima. Yesu arakora, atuye inyuma y'ibihe, aruta itangiriro. Nubwo ibihe byahinduka, we ntibimukoraho. Yesu arakora. Warasifiwe. N'umukozi w'umuhanga, Yesu arakora. Ibyo ushaka bimewe nawe, Yesu arakora. Yesu arakora, narabibonye. Yesu arakora, ndabihamya. Yesu arakora, arakora. Yesu arakora, Yego arakora. Yesu arakora. Ntahemuka. Yesu arakora, nabikubonyeho. Yesu arakora, yaturwanyeho. Yesu arakora. Arakora. Yesu arakora. Hallelujah. 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 Mbarikiwe sana. Mumfashe dukomere Yesu amasi menshi. Umwami wacu arakora. Bibiliya iravuga, Dawidi niwe wavuze ngo mujye muhora mwibuka imirimo ye myiza. Abami n'abambere, igitabo ni cy'abami bambere. Oh hallelujah. 21. Abami bambere, Imana yashyize ijambo ku mutima. Oh hallelujah. Abami bambere. Thank you Jesus. Abami bambere 21, ndahera ku murongo wa mbere. Hano hari inkuru yankoze ku mutima, hari inkuru imaze igihe ihinduye ubuzima bwanje. Ahabu anyaga Naboti uruzabibu rwe. Umurongo wa mbere uravuga ngo kandi hariho umugabo witwaga Naboti w'Iyezereli. Yari afite uruzabibu Iyezereli hafi y'ibwami kwa Ahabu umwami w'i Samariya. Ahabu abwira Naboti ati
Ahabu mwabyumvise ko ari umwami, Naboti ni nyiri Ahabu abwira Naboti ati mpa uruzabibu rwawe kugira ngo ndugire igihambo cy'imboga, kuko ari hafi y'urugo rwanjye. Umva impamvu zitumvikana na gato. Umva impamvu amuhaye arimo aramunyaga uruzabibu rwe, ngo ni ukugira ngo ndugire igihambo cy'imboga, ngo kuko ari hafi y'urugo rwanjye nzaguha urundi, mu rwawe nzaguha urundi ruzabibu ruruta ubwiza, cyangwa washaka naguha ibiguzi byarwo ku ifeza. Gatatu, Naboti abwira Ahabu ati biragatsindwa n'Uwiteka kuguha gakondo y'abasogokuruza banjye. Hagira uvuga ngo biragatsindwa, bivuze batatu. Vuga ngo biragatsindwa kuguha gakondo yanjye. Kane, maze Ahabu ataha afite agahinda n'uburakari, arakajwe n'ibyawe. Ataha afite agahinda n'uburakari kubw'ijambo Naboti w'i Yezereli yamubwiye ngo singuha gakondo y'abasogokuruza banjye. Mumfashe tujye mu gitabo cy'Abagalatiya. Igitabo ni cy'Abagalatiya, ibice ni bingahe? Ibice ni 4. Igitabo cy'Abagalatiya ibice 4. Ese haba hari umuntu ufite cyangwa bakaza kudufasha bakadushyiriraho nko mu Gifaransa ukuntu umurongo wa mbere uvuga? Abagalatiya 4, abari mu buhanga bw'ibyuma niba byabakundira. 4:1. Ariko ndavuga yuko umuragwa iyo akiri umwana atagira icyo atandukanaho n'imbata. Umuragwa nyiri ibintu iyo akiri umwana, ndashaka mubyumve neza, iyo akiri umwana Bibiliya iravuze ngo ntagira icyo atandukanaho n'imbata. Mu Gifaransa imbata bavuga gute? Ubanza ari esclave, hari ufite ni esclave. Umuragwa, ubundi umuragwa ni nyiri ibintu, sibyo? Umuragwa ngo iyo akiri peti, iyo akiri umwana, ntagira icyo atandukaniraho n'imbata. Na esclave aba imbata, agakoreshwa iby'ububata kugeza igihe runaka. Ntagira icyo atandukanaho n'imbata nubwo yaba ari nyiri ibintu byose. Ahubwo ategekwa n'abamurera n'ibisonga kugeza igihe cyategetswe na se. Semeni amina. Imana yashyize ijambo ku mutima ryo kongera kubibutsa ngo witanga umurage wawe. Uri nyiri umurage, wikwemera ko bagukuraho umurage wawe, wikwemera gufata fotokopi y'umurage wawe. Ndi mu mwaka wa kangahera, twari muri senior 1 na senior 2, niganye n'umwana yari inshuti yanjye, turi abana twembi, tujyana muri senior 3 mu wa gatatu secondaire. Ariko afite ikibazo gikomeye, aho yabaga bamukoreshaga ibintu, urumva ni muri za 90 na kangahe, juste gato nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi hano mu Rwanda. Yacitse ku icumu, arangije arerwa n'umuryango
umufata nabi bishoboka kuko nawe wari ukenye cyane. Ubukene babwongeraho gufata nabi uriya mwana. Twajyaga dutana kenshi iwacu ashaka gusa kugira ngo arye saa sita abone uko agira gute, abone uko asubira ku ishuri. So tuba inshuti cyane, ariko ubuzima bwe kugira ngo abone inkweto ari ikintu gikomeye. Bisaba ko umwe mu nshuti durebe ukuntu tumuhaho, mwabibona ko zapfumutse murumva situation ari ugukomeza mu coveringa mu pfukapfuka kugira ngo atagira isoni mu bandi. Hari igihe amafaranga amwe namwe basabaga mugateranya abantu b'inshuti mukamuha, ameze ari mu buzima bubabaje cyane, bubabaje. Kuko naho yabaga naho usibye no kuba yarameze nabi, nabo mu bukene barimo bwari bukomeye cyane, kandi bari batunze abana benshi. Uriya muryango wari ufite abana benshi kandi nawe ukenye. So ntawe atari ukumwanga akunda, ariko ameze nabi. Hanyuma nyuma y'igihe runaka ubuzima bwe buza guhinduka. Turahura, urumva twaje gutandukana, njya kwiga i Nyanza nawe ajya ahandi. Nyuma duhuye mbona si wa wundi, mbona umwana ameze neza, ni inkumi yambaye neza, amaperfume jewe ntaranamenya n'ukuntu parfum imeze. Ndavuga ni byagenze gute? Arambwira ati ntabwo urabimenya. Turicara ahantu mbona arambwira ngo komanda, mbega nutinye kugira icyo usaba kuri menu, fata icyo ushaka kula kabisa. So yagize ikibazo kuko atarazi wabwiye kurya iyo minsi. Kukubwira ngo kula ni nko kukubwira ngo urabyumva nawe. Twavuganye aruko isahani tuvuye imbere kuko twarariye kweri, ariko mbona yishyuye nta kibazo. Ndamuzi, ndavuga niki cyahindutse. Arambwira ati ruvara nkubwire, naje kuvumbura ko ndumuragwa. Ndayakanura, urumuragwa. Nipatie story vizuri. Ate nubona buriya nakomeje gusufra senior 4 irananira kwiga nta minervare ndasufra, kumbe data atarapfa haramazu hari ibintu yasize bizwi nakuze wiwe. Abantu barambwira ngo tukwibira ibanga, iriya nzu ya baba yako, iriya nzu ya baba yako niye baba papa wande wawe. Asanga kazi naramubwira tuko nukuri ntabwo bakubeshye. Nabona buri umwana, nkabona ati ndi umwana ndimo ndasufura, ati nakundi byagenda yigira nzimze. Umwana atangira urugendo rugaruza ibyase. Arambwira ngo ubu pastor ndumukire okare, ndumukire okare, hari kabiri hejuru. Kubera iki? Ubu nta nubwo aca kwa kanaka, ni direct kuri konte yanjye. Ati ubu navumbuye icyo gihe Nyarutarama yarakira amashyamba, ati afite amajambo, ati agenda nyereka hari ahandi hari nibuka izina, ati ubu ndimo ndavumbura ibya data. Urebye uyu mukobwa mbere ukongera ukamureba nyuma, amaze kumenya ko ari umuragwa, hari ibyo yasigiwe na se. Ni ibintu bibiri bitandukanye na kure. Semeni amina. Byonyine n'uruhu rwarahindutse. I tell you, napo n'imivugire, uzi ko ubukene bukora no ku mivugire. N'umugongo yari yarabaye ukuntu nta muntu wamutereta. Yambaraga n'ibintu ndabyibuka, tukamubwira ko kubura umuhanda ukiri umwana, ati ntawe ukubuye.
twahura nyuma amaze kumenya ibye, amaze kubigaruza, yaremye, I tell you, afite umushoferi, come on, nawe yicara inyuma akiri umwana w'umukobwa. Ibintu byarahindutse, dusigaye dutonda tukavuga ngo nta gihumbi. Uwo muntu mwegeranye mugapfukamunwa murebe gahoro, uwo muntu ni umuragwa. Uwo muntu kwicaye iruhande, hasigaye gusa kwavumbura. Umunsi wavumbuye umurage wawe, demarshe itapinduka, imvugo irahinduka, imigendere irahinduka, uko abantu bagufata birahinduka. Kubera iki? Umuragwa iyo akiri umwana ntahatandukanira n'imbata. Ubu uri esclave, barakubonera, baragusyonyora, bakuvugiraho ibyo washatse byose, kugeza umunsi wavumbuye ibyo so yagusigiye. Semeni amina. Kugeza umunsi watahuye ibyo so yagusigiye. Inkuru twasomye mu Bami ni umugabo wari ufite gakondo ye, sasa wari ufite umurage we, wari ufite iby'agaciro yasigiwe na se, yari afite gakondo. Uyu mugabo witwa Naboti yari afite uruzabibu rufite icyo ruvuze. Aha ndaza kubereka abantu uburyo bubiri hanyuma nsoze. Naboti yari afite uruzabibu, ariyo gakondo. Murumva gakondo ni umurage ukomeye cyane ku muntu. Bukeye from nowhere, araho sinzi ibyo yari yibereyemo, atungurwa na message, atungurwa n'abantu bakomanze. Arabitaba, baramubwira ngo hari umugabo ugushaka. Agiye kubaza asanga ni umuntu ukomeye cyane, asanga ni umwami Ahabu. Ndatekereza uhamagawe na Ahabu, uhamagawe n'umuntu ukomeye nka Ahabu mu gihe cye, yari umuntu wagomba guhita avuga ngo birandangiranye, ndapfuye, nakoze iki, aha mbyifate gute, mbigenze gute. Naboti n'icyubahiro cyinshi aritaba. Bibiliya iravuga ngo agiye kuvugana n'umwami, aramubwira ngo message mfite iravuga ngo ubu byanjemo, ndashaka ruriya ruzabibu, umurage wawe ndawushaka. Ahantu mvuze hambere muze kubihuza, ni ahantu hari umuragwa muramwumva mwese, umuntu warazwe ariko afite abandi barimo barabimutegekaho, bihari babimutegekaho, agakomeza mu bubata, agakomeza kuba esclave, ariko hakurya hari ibye ataravumbura. Aha hakabiri kwa Naboti biratandukanye. Ni umuntu noneho ufite umurage we, ufite gakondo ye, ubaze kubimenya ko ayifite. Semeni amina. Utakiri umwana, uwa mbere yari umwana, Naboti we ntabwo akiri umwana. Arabizi ko awufite, arabizi ko uyu ni umukristo ukuze sasa, arabizi ko afite uruzabibu yahawe, arabizi ko iyi ni gakondo yanjye, arabizi ko uyu ni umurage wanjye. Uyu rero ikimubayeho ni iki? Gakondo ye arayifite gutya, arayizi, azi urugabano borne, azaho mu karere bayiteye. Yarababwiye ngo kwa data uhera hariya ukagera hariya, apa sikupi, apa ni kwetu. Arahazi, azibye. Unabimubajije yakubwira ngo guhera kuri iriya borne kugera hariya, uyu ni umurage wanjye, aha nahapfira. Ariko igitondo kimwe, nta n'umugishije inama, nta nubwo babanje kumubaza abiri atatu, hatungutse ikibazo kiri serious. Haje ikibazo simusiga, haje dosiye igoye guhandolinga, igoye guhandolinga.
haje dosiye arimo arayifungura akumva umutwe uramuriye. Haje dosiye arimo arayireba akavuga ngo iyi bayiva imbere gute vrema. Ni ikintu atazi kiri hagati yo kubura ubuzima n'iki. Ari ahantu hakomeye, hari serious. Arimo arareba ibitabo imbere ye, yasoma agasanga ni umuntu ukomeye adashobora no kuvugira imbere. Ni umuntu wemewe n'isi, wemewe n'ahari hose, uvuga arikijyana. Kandi we ni nshakarafu tu hapo. Igitondo kimwe ahantu yashinze borne, ahantu azi ko ari gakondo havutse ikibazo. Aha rero niho nshaka tuvugana iminota mike tugasenga nka sose. Naje kugutera inkunga ndakubwira ngo gakondo yawe irirukwaho amanywa nijoro, ariko hahirwa abahagarara ku ruzabibu rwawe. Iyi ni iminsi y'abazi uruzabibu rwabo, bazi aho porne itangirira naho igira gute irangirira. Iyi si iminsi y'imikino, hakuna mchezo mama. Ni iminsi yo kumenya ngo uruzabibu rwanjye ntabwo nkiri umwana uvuga ngo niba ruhera he, niba ugomba ubimenye, kuko ibigusaba uruzabibu rwawe biza utabitekereje, biza utazi igihe byaziye, biza amasaha utazi. Hagira uvuga ngo haleluya. Turi mu minsi dusabwa uruzabibu, ubyanga wabyemera. Naboti yagiye kubyuka asanga ingabo ku marembo, asanga abantu, asanga ibintu byakomeye. I tell you, arababaza ngo bigenze gute. Bati ubu tuvugana aho washinze borne, ahantu waruhiye, ibyawe bagiye kubitwara. Ndashaka mwumve ijambo Naboti asubiza, uzi ko azi neza ko ashobora kuhaburira ubuzima. Yarazi ko mchezo kidogo tu umutwe uragenda. Naboti ahindukirira umwami n'ingabo ze. Gatatu arababwira ati biragatsindwa, biragapfa, birakagenda. Gufata gakondo yawe, gufata umurage nahawe niyo mwijuru, kubera ubwoba, kubera ibigeragezo, mfate nkurekure. Arimo arahangara aho badahangara, arimo arareba hatarebwa. Aravuga ngo biragatsindwa n'Uwiteka kuguha gakondo y'abasogokuruza. Maze Ahabu ngo aterwa n'agahinda katarabaho, agira umujinya ngo kubw'ijambo Naboti w'Yezereli yamubwiye. Ndashaka mbasomera umurongo wa 6. Uravuga ngo nawe aramusubiza ati nuko navuganye na Naboti w'Yezereli nkamubwira nimpa. Ubu Ahabu arimo arabwira umugore we ibyamubabaje, arimo araganya, arimo aravuga ibyateye agahinda. Aramubwira ati merci, aramubwira ati ati mu ruzabibu turugurana ifeza cyangwa bashaka nkaguha urundi mu cyimbo cyarwo. Nawe aransubiza ati sinaguha uruzabibu rwanjye. Arimo arasubiriramo umudamu amagambo Naboti yamubwiye. Ni nko kumubwira ngo umugabo yambereye ibamba, umugabo azi icyo ashaka, umugabo yagihagazeho, umugabo yanyimye, umugabo yihagazeho, umugabo ari tayari kubura ibindi byose, ariko gakondo ye ikaguma ihari. Aba bantu babiri, uwa mbere ari mu Bagalatiya, ntabwo azi ko afite umugabane we, ntabwo azi gakondo yahiri. Uyu wa kabiri azi gakondo ye kwihari. Aba nibo bakristo dufite muri iyi minsi. Hari abamaze kumenya gakondo yawe, hari n'abataramenya iki
ko gakondo yabo ihari. Hari inkuru narimo ndavugana n'umutware wanjye nijoro, ni urugero umukozi w'Imana yabahaye byankozeho cyane. Yabahaye urugero, yarimo arambwira ibintu byamufashije akimara gukizwa. Uwo mushumba wamwatuje yabahaye urugero, arimo arabigisha bakimara gukizwa nk'abakristo bakijijwe bashyashya, ababwira gufata iby'agaciro hanyuma ntibabitakaze. Arababwira ngo hari umugabo wari ufite ubutunzi bwinshi, yari afite ubutunzi bwinshi. Haba impamvu yihutirwa ituma agomba kwambuka akajya mu wundi mujyi wari hakurya y'amazi menshi, kandi ntiyari yemerewe gutwara ikintu na kimwe muri uriya mujyi. Ntiyari yemerewe kubera ibintu bitandukanye. Baramubwira ngo ufite umwanya muto kuba wambutse hirya. Ngo ahita akoresha ubwenge vuba vuba, aravuga ndambuka gute? Sinsiga ibintu byanjye. 2, ndabijyana gute? Sindi bwambutse imodoka, sindi bwandutse intebe, banyemereye gusabana n'umugore, ndabigira gute? Ubwenge buramubwira ngo bifata ubigurisha. Arabigurisha. Abona babigura, bagura amamodoka, bagura intebe, bagura amazu, bagura ibibanza, arishima. Ariko agiye kubonabona amafaranga afite ni menshi nanone mu bikapu. Umudamu waramubwira ati uri muri risk, bakiona izo franga, nibabona ayo mafaranga barayakwaka. Bakubwiye ngo barashaka tugende nta sakoshi, tugende nta kintu na kimwe twifiteho, icyo uri butware nta kantu ushobora gushyira mu mufuka, ushobora gushyira mu ikoti tukambuka. Umugabo umutwe uramurya, aravuga ngo ko ntashobora kwemera gutakaza ibyanjye, narabiruhiye ibibanza. None se areba ibikapu by'amafaranga buri cyo abikorera, simbyambukana. Barimo barambwira ngo sigaje amasaha. Umudamu waramubwira ati twagiye kwa kanaka, ntuzi ko afite amabuye y'igiciro, tugende tugura amabuye y'igi, aya mafaranga yose ufite uyaguremo ibuye rimwe ry'agaciro ekivala y'iki y'ayo mafaranga. Umugabo ati yes, uri umugore w'ubwenge. Barihuta kuri wa mugabo w'amabuye y'agaciro, baramubwira ngo sigaranya amasaha makeya, ngomba kuba nambutse. Condition nuko nambuka ndi smart, nta gikapu habe na laptop, ngomba kwambuka nkagera iriya, kandi hari ibintu naruhiye ntashobora kugira gute, ntashobora gusiga. Aramubwira ati nyereka amabuye y'agaciro ufite. Aramwereka, arangije agwa ku ibuye rimwe rikubye bya bikapu byose by'amafaranga. Umugabo aravuga ati aha, mpereza ririya buye. Arimuhaye, aragafata, abona na kanu gatoya cyane, ariko nakavunja. Mwabimenye, niyambuka akakavunjisha hirya azakuramo ya mafaranga, noneho atangira gura imirima n'aya mazu yose. Umudamu ati tunona sheri, twagiye, nukuvuga ngo ntacyo dutakaje. Bamuha ibuye ry'agaciro, amuha bya bikapu byuzuye iki, amafaranga. Amasaha aragera, baza kubasuzuma. Arababwira ati nta kintu na kimwe mfite. Yabuye yari yarishyize hehe? Mu ikoti mo imbere. Barahagarara basanga nta kintu afite. Bati ibyo ufite mu ikoti nta kibazo, ariko ku maboko hakuna. Bareba umudamu, nta na kimwe. Abana ni umwenda gusa bambaye, ibintu byose ni umwenda n'inkweto. Bati uri umuntu w'umuhanga cyane. Bashaka ubwato, babashyira mu bwato. Ubwato burabatwara. Nyuma y'amasaha 2 bagenda, 3 bagenda, akajya arunguruka akareba iki, umuruho we gakondo ye ko ayifite, agasanga arayifite. Baragenda amasaha 4, baragenda amasaha 5, atangira kuruha. Aravuga ngo dusigaje amasaha ngati do tugiye kuhagera.
batangira kumwereka amazu bati no urabona ati turahageze ati umunezero akubita madamu high five madamu ati turahageze kandi dutwaye ibyacu madamu ati turihuta bamuhaye bizu koco abana bati twagiye umugabo ati turahageze n'ubutunzi bwacu uri Imana yo kwi baragenda baregera umunezero uramurenga atangira kurya bagenda mu bwato barya batembera sinzi ukuntu yari maraganira yarangaye nyine n'abandi bantu mu bwato bavuga ngo turahageze turahageze akuramo ibuye di atangira kubereka ati unaona mwese muri birofa ubu mwagurishije ibintu byanyu muzanye ibitwe gusa ababwira story ati dore iryanjye nari narishizemo turabesha ubwo sijyo niwe yajya agaciro ati ni by'agaciro wana ati mwege muri ibintu atangira kubereka ati ona sha on riba riraguye rigwa he semeni sana rigwa he rigwa mu mazi riguye noneho ubwato bugiye kugera neza abantu batangiye gukoma amashyi ngo barahageze ibyo yaruhiye byose n'ubwitonzi yagize kuva bahagurutse mu mazi birangirana n'iki n'ibuye riguye mu mazi umugabo arababwira ngo ngiye kujyana nabwo umugore arasara aramufata abana bati papa nibishoboka ihangane turahageze atariko tuhageze ntacyo mfite kandi Imana yari yampaye ubwenge bwose nakuyemo isomo rivuga ngo ubu buzima dufite iby'agaciro twahawe mwabyumvise muri bakuru dufite iby'agaciro twahawe kandi tuzi uko babirinda ariko iminsi iragera uko umwami atinda kuza ukubona tukajya mu mudendezo ugatangira kugira gute gukinisha ibuye ry'agaciro wahawe urarikinisha ukahagaze ahantu hari hatizewe ahantu uhagaze ntabwo hizewe mama iminsi ntabwo ari yayindi ntabwo ari iminsi yo gutangira kwereka abantu umeniona se karaguciye utazi igihe kagendeye dufite abantu bahagaze akantu karaguye mu mazi kera semeni amina byampaye isomo rikomeye ushinzwe kubika iby'agaciro nujya no kubwira abantu babwira ubitse babwire ngo karimo tuone sikupi nkwereke iki karimo ni nakugira cyane mubwire ngo koraho ariko sinkuramo koraho no gukoraho wagize cyane mukorereho umwereke iki ni icy'agaciro kuko ntabwo uzo wicaye imbere uwo ari we ariko dufite abantu bari muri hejuru y'amazi rinda uruzabibu rwawe rinda uruzabibu rwawe amanywa rinda uruzabibu rwawe n'igihe wegereye inkombe rinda uruzabibu rwawe ukiri mu nyanja rinda uruzabibu rwawe uri muri fiyansaye rinda uruzabibu rwawe ushaka akazi rinda uruzabibu rwawe wakabonye rinda uruzabibu rwawe wabaye star rinda uruzabibu rwawe utaramenyekana rinda uruzabibu rwawe rinda uruzabibu rwawe nta muntu urukurindira wirurangaraho na Boti arebye Ahabu mu maso aramubwira ngo biragatsindwa kumbona jewe naguhaye uruzabibu gakondo ya data iyi gakondo irimo amaraso ya data irimo ibintu byose singuhaye ntabwo yitaye ku ngaruka we yarebye agaciro k'icyo yahawe wirangara ku ngaruka ziri bikubeho
ejo bundi navuganaga n'umukobwa numva akabashumba turihangana numvaga ariko numva namuha bizo basi nari muza ari umukristo wa moto tuvuganye kabiri twari muri parking mbona hari ukuntu tusanta ko bya moto siyo sana ndamubwira ni wabaye iki ati pastor tuzavugana ni inzira mu modoka mbona araje ni urambwira rero ko turaziranye wabaye iki ndabona hari ikintu wibwe atangira kumbwira uribuka ko papa yapfuye ndabyibuka uribuka ko ndi imfura ndabyibuka naje guhura n'ubuzima aho nshatse akazi pastor aho nshatse akazi nkakabura imiryango igakinga dutunzwe na ya mazu nyine papa yadusigiye nitubure minervare nitubure uko turya nitubure ariko nkumva nanjye ndi kuri pressure yo gusohoka mu rugo babone ko ndi fonctionnaire ati pastor nashatse akazi ndakabura ndamubaza ni amazu avamo amafaranga ngahe uza amafaranga yambwiye naravuze n'abantu ntibanyukwa ati pastor ntabwo ari menshi cyane ni nk'utudolari ati urebye bakini tujya turenza 3800 ni 3000 ngo no ubwo mvugiyemo byose ntibyose bikinywe amazu tararaya n'andi y'ubucuruzi ni none se muba muyihe ati tuba muri ya yindi nyine twabagamo none ibibazo wagize nibi warangije kwiga urabyo ushaka kuvuga iyi si idushyira kuri pressure kugira ngo twemeze abantu uremeza nde ndamubwira ni hanyuma bigenda gute ati hanyuma ndakabura pastor ndakabura ndasenga pastor Imana irambabaza ati numva Imana irampemukiye pastor ukuntu nayikoreye kutoka Sunday school mimi naimbia Mungu pastor nilitumikia Mungu pastor ndeba umwana numva nango ndongera nditonda nsubiza ukuboko inyuma hanyuma pastor Imana irambabaza narayikoreye data arayikorera mama arayikorera ni hanyuma hejuru ya 3000 wisa mama y'amadolari mubwira aho bageze bavunja ndamureba ni hanyuma bigenda gute ati nkabuze biba ngombwa ko nemerera umuntu nari nzi condition arimo aranshyiraho ne condition zihe mwazumvise muri bakuru ni hanyuma urazemera ati ndazemera kubera ati mami kubera pressure ntabwo ari kiri pressure ni pressure ati no kubera pressure pastor ni pressure ya nini hejuru ya 3000 combien 3800 arambwira ati pastor abantu twiganye bose baba bari muki iki mbwira bari muki ngo baba bose bavuga ngo nkora hamwe ni Yesu wera Satani ni mpumbafu kabisa hanyuma uremera wemeye ati nyine anshyira kuri ya condition nyine arayimbwira aransobanurira aturumva mu gitondo nibyo amasaha yo gutaha siyo ntahira ko ngomba kugira indi mirimo nsoza ati mission zidahagarara ziriya nino ati nyine ndagwa ni hanyuma uguye hanyuma ndagwa none sumaze kugwa ati no hisengwa cyane ariko abona ko nagize agahinda ndamubwira ni nyuma yo kugwa cyane ati pastor reka nkubwize ukuri nabanje amenyo urumva umuntu ukubwira amaterme bisa nkaho arimo arakubwira nkaho bifite afite raison ati pastor nategereje Imana ndayitegereza iratsinda ndayitegereza mbona ndi kuri pressure hanyuma ndemera pastor ati ubu rero tuvugana ndi pregnant niyo mpamvu utasubiye mu rusengero ati pastor nasubirayo gute biragoye gusubirayo jewe vraiment Imana yarampemukiye cyane pastor
uzayinsabira imbabazi, ariko nayo yarambabaje cyane. Nagiye kumva numva wari wumva kumva waterura umuntu ndamubwira ni hauna haya, hari abantu barinze uruzabibu rwabo badafite na $100. Hari abantu barinze uruzabibu rwabo badafite na $20. Mitamuha ubuhamya, ndamubwira ni sinawubabwirira hano, ndamubwira ni uruzabibu tururinda yadusubije, tururinda itaradusubiza, tururinda twayabonye, tururinda tutayabonye, tururinda twariye, tururinda tutariye, tururinda amasaha yose. Arambwira ngo pastor, ndamubwira ni wowe uravuga 3000 combien wisa, uravuga miliyoni zingahe abazi kubara? 3,500 harya 3,000 ugiye kugira naho wakitsaye barumuna bawe bakwiga ni nubwo yabadahari urarurinda. Asemeni haleluya. Nako gakiza tugezemo. Naramubwiye ni none se pressure wari uriho ni iyi ngo kubera ko abo twiganye bose babyuka basohoka bajyahe ngo kukazi. None Imana yaguhemukiye iki? Ngo yamemukiye ko ntasohoka nk'abandi ngo nkore. Yaraguhaye agusanga iwawe. Niyo bari duhinduranye ubyuka ugenda jyewe nitare muri 3000 wisa. Nukuvuga ngo ikibazo ntabwo ari ibyo ufite, ikibazo n'umwanzi ushaka kugutwara uruzabibu. Ariko igihe kirageze ngo tube maso. Uruzabibu rurinda bimeze neza, ururinda bimeze nabi, ururinda byakunze, ururinda bana botsi bagomba kuvuka muri generation mu izina rya Yesu. Iyi igomba kuba generation y'abana botsi. Nubwo waba wegereye inyanja higarukira, rinda uruzabibu rwawe, iby'agaciro waruhiye utabitakaza ku munota. Yesu yabajije ikibazo, arabaza ngo ubwo ninjya umwana w'umuntu ntajya kuza azasanga kwizera kukirihe? Kukiri mu isi. Mu bibazo yibajije n'icyo ngicyo, kuko uko twegera inkombe niko dutakaza iby'agaciro. Ibintu bidutwara iby'agaciro gakondo yacu muri iki gihe n'utuntu twose tubonetse, akantu gato karakwaka icy'agaciro. Hari amasengesho turimo, numvise ubuhamya bw'umugabo yarampaye ubuhamya nkorwaho cyane. Uriya mupapa mwambariki sana, tumaze igihe turi mu masengesho, hanyuma arambwira ati ntabwo unzi atari ko twaratangiranye mu kwa mbere. Ni amen, barikiwa sana. Ati twaratangiranye pastor, ati ntabwo ndi umukristo w'iwanyu, atari ko nagiye kumva numva hari ibintu mpaze, numva ndabihaze neza, ndavuga ngo ninafata icyemezo ndabona satani yambayeho super glue. Ati numvise muvuza amasengesho, ndavuga ngo amasengesho niwo muriro daimoni zitakwegera. Ati mfatiraho. Ndamubwira ntibyagenze gute, umva iki ntambwira. Arambwira ngo ndi umudiyakoni mwiza mu itorero. Arambwira ngo maze imyaka myinshi mu itorero. Arambwira ngo nkunda Yesu n'umwami n'umukiza wanjye. Arambwira ati pastor, nkunda umugore wanjye utabona, napenda bibi yangu kweli, ngo kuko hari ahantu twacanye kandi hari aho tugeranye. Ni sawa, atutareba gutya. Ambwira ibintu byinshi ababaye, atabana banje nibwo butunzi mfite, nibo nkorera, nibo ntekereza, nicyo kintu mfite. Ni none byagenze bite? Arambwira ati pastor, ati imyaka nk'ingahishize nadutweho n'ikintu gitangira gahoro kinkura mu murimo w'Imana. Ubwo nabonye amafaranga, nagiye nagarutse ati ubuzima. Urumva icyo yambwiraga? Arambwira ati bitangira ari imikino nadukwaho, no ati nagize ngo nakantu koroheje karakura mbu musambanyi kabuhariwe. Ati kandi w'umusirimu udashobora kuvumbura nubwo wararugenda.
ati ubu tuvugira aha nta na rimwe madamu wanjye habe na gato, nta nubwo impande izarinda ivuga ataramvumbura. ati va kuri aba babashuka bakoresha telefone ngo hi baby, ntabwo njye baby ajya kuri telefone. ati kuko mfite babies, ni babies. ati pastor, watatu waine watanu. ati nageze ahantu ngira ubwenge bw'abadayimoni ku buryo nshobora kujuwa 4 filles 5 habe n'umuzarabukwa telefone yanjye sinyashyiramo code ibiri aho ngaho. ati mfite ubwenge bw'abazimu, ntabwo ushobora kumvumbura. ati nubwo wararumanuka ntibishoboka, na nubwo abafite ngo bazamfata. ati mimi aiti wakule wambariza. ati amasengesho atangiye ndisubiramo ndavuga ngo natswe iby'agaciro. ati kuko kuva bitangiye umutima wo gukunda Imana ntabwo wagiye, ariko wo kuyikorera. ati watangiye kwimuka. ati numva nsigaye ku muhango, nta materaniro ntajyamo. ati kuko ndi imbere mu bantu, mu bashumba ndi imbere, ndakora imirimo, so nta kuntu nabura guteze. ntabwo nabura, ni ukuvuga ngo nubwo ntahari nsigara mpanga ibintu, mwerekana ibintu aho bigomba kujya nuko bigomba kugenda. atariko ndabizi ko ndi umubembe mubi, umubembe ubwira umukobwa ngo kuramo inda nkishyura, narangiza nkagaruka mu nzu y'Imana. umubembe ufite hafi ku isi hose, ndapanga amazu. umubembe unyanyagije amafaranga ntaratanga mu nzu y'Imana. ati ndavuga ngo nubwo nyikorera, nubwo ndi mu nzu y'Imana narapfuye, nambuwe gakondo yaragiye. atuvuza amasengesho ndavuga ngo shangiye kuyasenga. arabanza afata ahantu hose azi hari ikibazo arahanika. ati nabanje gukupa communication iyo ariyo yose n'umuntu wari we wese, isigaraniye madamu. amaze kuyikata tuva hasi. ukwezi kwa mbere turagenda, kwa kabiri basimuze, kwa gatatu, kwa kane. aravuga ngo twageze mu kwezi kwa gatatu. ati pastor, maombi ni moto, n'umuriro. aravuga ngo iyo utararakazwa n'uruzabibu wibwe ntabwo uzarugaruza. kandi nsanga nibyo. abavuga butumwa bazaza hano buri mu gatatu babwiriza, uvuga ngo amina, usubire hariya uri kwa kundi kugeza umunsi biguturutsemo, uvuge ngo kama mbaya ndasubirana uruzabibu rwanjye. umugabo ukwezi kwa mbere aravuga ngo Satani, nta muntu uri bundambikeho ikiganza, mimi mwenyewe ni jewe nawe. Yesu uri muri jewe aragutwika, ntubone ngo waranyicariye, ntushobora kunyakura uruzabibu rw'urugo rwanjye. bariya bana ntabwo nzatandukana nabo. rekura rero, kuko uje kunsenyera, uje kwica ubuzima bwawe. yarasenze amasengesho, arambwira ngo nabiherukaga kera. buri weekend, vendredi, samedi, dimanche nararaga mu cyumba cy'amasengesho. ngo iwanjye muri etage twashyizemo icyumba cy'amasengesho, ariko ntawagisuraga. nabaye bize, madamu aba bize. ati naho biherereka, naho bihera. aravuga ngo mu kwezi kwa gatatu, ati narimo ari samedi, arimo arasenga, yumva agaruriwe ubuntu bwo kuvuga mu ndimi. hey, ati ndavuga ngo biragarutse. ati ndakomeza, ndatogota ndi jyenyine. ati ngiye kumva, umva ari wenyine, yumva ikindi kijwi kimuvugiyemo. amenya ko ari deliverance itangiye. ikijwi kikamuvugiramo, akacyumva ngo rega sinkurekura, ngo nanjye nka aya. ati ndatwika, ati ndaruka pastor. ati ibintu bica mu mazuru, umuntu w'umugabo, nkora ibintu mu ipantaro ndi jyenyine iwanjye. ati ariko ngiye gukanura amaso usanga ndi hasi. ndavuga ngo subiranye uruzabibu rwanjye. aravuga ngo ndabohotse. ati turakomeza amasengesho mu kwa kane, mu kwa gatanu. ati uyu munsi mbikubwiye ndi umugabo mushyashya. ati pastor, ati no kumbwira ngo basi ngo ndimo ndarwana nabyo hakuna.
ati habe no gukirana. Naho ubundi narwanaga n'ibitekerezo nkumva biragenda. Ati nahoraga nsohoka buri kanya, madame ati sheri akazi kandi ngwerekeza. Ati no baby sigara mu rugo, sigara mu rugo. Arambwira ati ubu narabohotse, nabonye deliverance totale. Kubera iki? Naravuze ngo ntabwo gakondo yanjye bayitwara hivyo hivyo. Ngiye gusoreza hambabwira ngo rwana kuri gakondo yawe, rwana kuri gakondo yawe. Niwemerere Ahabu kugutwara iby'agaciro waruhiye. Niwemere narivuze ngo niwemere. Fata icyemezo, garura gakondo yawe. Turi hafi gutaha, turi hafi kumva impanda ivuze. Umwami wacu ari mu marembo agaruka. Niwemere kuzasigara muri iyi si, niwemere ko Ahabu akuguranira umugabane wawe mu izina rya Yesu. Rehobote yaririmbye indirimbo kera ivuga ngo ni gute? Turi hafi iwacu mu ijuru, iyo tutazongera kurira ukundi. Urupfu ntambara zashiraho, munsi umwe nkabyi bagirirwa kwa Yesu. Turi hafi yo gutaha iwacu. Iyo aho tuzazongera kurira ukundi. Urupfu n'intambara bi. Hallelujah. Turi hafi gutaha. Bakristo mukura amaso kuri Ahabu, ari serious. Iri kwaka uruzabibu rwawe rwiri hafi cyane. Bible iravuga ngo umva kantu usorezaho. Ahabu abwira Naboti ngo mpa uruzabibu rwawe ngo kuko ruri hafi y'urugo rwanjye. Mwahasomye namwe? Ugutwara uruzabibu ntabwo ari kure y'urugo rwawe, ntabwo biri kure, biri hafi yawe. Uyu Ahabu bari bamaranye imyaka n'imyaka, ariko umunsi umwe aramubwira ngo ndi hafi yawe, n'urwo ruzabibu ndarushaka. Umva ukuntu amubwira, ntabwo ndugutwaye burundu, ndakuguranira. Sema ngo fire. Aza kubwira ngo arakuguranira. Arakuguranira iki? Ngo ndaguha urwiza rururuta. Umva amayeri y'abadayimoni. Aza kubwira ari hafi y'urugo rwawe ko yari asanzwe azi ko uhari. Ubu nibwo yibutse ko afite byiza biruta ibyo ufite. Mwenyezi Mungu akusaidie sana. Amen. Imani bawo umugisha mwinshi.